Umva ukuri, gusesagura ni icyaha. Ushobora kuba utiba, udasambana, utaroga, nta n'uwo wanga, ariko wasesagura ibyo utunze bikakubera icyaha. Kuko muri Bibiliya, muri Hagayi 2 umurongo n'uwa 8, Imana iravuga ngo ifeza ni izanjye, izahabu ni izanjye. Muzabisoma kandi no muri Zaburi 24 umurongo wa 1 na Zaburi ya 50 umurongo wa 1. Aho hose haravuze ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Umva ukuri, ibyo by'Uwiteka kubisesagura ukabikoresha nabi bidahesheje Imana icyubahiro ngo bigufashe kugira neza bagenzi bawe ni icyaha. Gusesagura ni icyaha. Umva ukuri, Abaroma 12 umurongo n'uwa 3 haranditse ngo mwe kwifata uko mutari. Buri umuntu afite uko ari, ufite ibyo ninjiza, ufite ibyo winjiza, ufite aho utuye, ufite ibyo weza, hari ukureshya jya ukora imibare, jya ushora imishinga, jya ukoresha amafaranga n'ibyo utunze bireshya n'ukureshya. Iyo wiganye wifata uko utari, Bibiliya iratubwiye ngo mwe kwifata uko mutari. Umva ukuri, burya gusesagura nabyo ni icyaha. Basesagura ryari? Haba ubwo abantu bacyuje ubukwe, ugasanga umusore cyangwa undi wese ashoye ubukwe, ugasanga umusore cyangwa undi wese akoza ubukwe bw'amamiliyoni atagira n'inzu, yewe habe n'ikibanza. Akenshi kandi ugasanga atari naye, ahubwo arayo yateranirijwe n'abandi. Umva ukuri, ubu uri gusesagura n'ibyo utagira. Haba ubwo kandi usanga mu nzu y'umuntu akodesha atariye, yarujujemo ibikoresho bihenze bifite agaciro kakamwubakiye, akanezezwa no kuzuza ibintu mu nzu y'abandi. Bavandimwe, nta kibi cyasa no gucyurirwa ubusembere. Bujuze ubwenge ashaka iyo nzu. Umva ukuri, mwijya murasesagura, ahubwo mujye mubanza mushaka iby'ingenzi mukenera mu buzima, kuko gusesagura nabyo ni icyaha. Ahubwo abantu bakunze ibirori bakabiterwa n'urwiganwa, bakabiterwa no kwiyerekana, bakabiterwa n'ubwibone, bakanahwana n'uwasesaguye ibye abitewe n'ubwenge bukeya. Maze ugasanga umwana urangije ishuri ry'incuke, amwe bita garidiyene, ngo baremye ikirori. Ugasanga urangije ikizamini cyo mu wa 6 ngo ajye segonderi bagakora ibirori. Uwatsinze toronkome bikaba ibirori. Warangije segonderi, kaminuza byose nakubwira amafaranga akameneka kandi bapanze mu nzu z'abandi. Umva ukuri, gusesagura nabyo ni icyaha. Gukoresha ibirenze ibyo winjiza, kurya akaryoshye kandi utagafite. Mu Migani 21 umurongo wa 17 haranditse ngo ukunda kubinkora bishungo ntabwo azaba umutunzi, ukunda vino n'amavuta ya elayo azakena. Urwo n'urugero Bibiliya yatanze ku bintu byariho icyo gihe biryoshye wakenera ariko bihenda, kandi umuntu arya uko areshya. Mu Migani 11 umurongo n'uwa 2 naho haravuze ngo ubwibone iyo buje mu muntu isoni zihera ko zikaza. Nicyo gituma abantu benshi basesagura, ari ukugira ngo n'abandi bagire ngo nabo barakaze, ari isoni zo kuba areshya, nuko bikamutera gusesagura. Umva ukuri, bujya gusesagura ni icyaha. Ugakorera 2 ukanywera 4 ugasigara mu ideni rya 2. Bamwe bajya bavuga rero ngo ataguze ihene ngo barayenywera. Uzabyumva ushaje, uzabyumva iminsi yaguhindutse, abizigamiye baguwe neza. Umva ukuri, wisesagura ibyo Imana yaguhaye, bikoreshe neza, uyikorere, ubera abandi umugisha. Bujya gusesagura ni icyaha. Nimwumva ukuri.